ngo yihuse ese wari wasukisha umukobwa nta n'undagurira amayinite kugira abanemero kugira musukisha ndetse se urumva adafite atakusa n'abahanzi se n'ubundi nge do umuhanzi fo wadukubitiramo akarongo se dutemo ahita mbatamo ncabura mwana wa mama ngubwira ibishobera amahanga ndabikubwira ugakabya gahanga vutamene iryo banga se nemeresha nkoremo ncaburesha nubwo abisi bakanuye singwe ariko iyo sikanuye nayo turayigarukaho tu ya yo Mr Light umeze gute wandi ni Mr Vibe papa ameze abo bakobwa bo wallahi kubashaka bizagorana ni nko kubona ishu ryasimbutse mu ndege kabisa abamere mujya mu dusore mukomerezeho kuko turiya dusore dufite umugongo ukiri muzima kubera iki uzi impamvu ya mbere se akaba jene b'iyi minsi sinzi ibyo mwigize ngo nago mushaka kurongora kubera iki nta n'impamvu yo kurongora bro twongeye kubasuhuza ni Mr Ago nk'ibisanzwe TV yo ni Home News nk'ibisanzwe twabasuje abantu bose iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali mwese turabasuje mwabibonye nago ndi njyenyine uyu munsi ndi kumwe n'umujene n'umupapa asa neza afite fresher afite swagger ndagira ngo tumwakire atwibwire amazina ye bimeze bite mimeze fresh nanye tsuhuje abasani banje my name is Mr Right kubanzi kuri Mr Right ariko muri Kigali banzi nka Badman papa Badman ocho bimeze bite wo yo mwamumvishe ko afite swagger ari na potential afite fresher ameze neza ari ku cyangwe tunafungure okay je meze neza naribe akivuga yuko yitwa Mr Right ushobora kwibaza ngo Mr Right niki n'umuhanzi ese n'umukinnyi niki Mr Right no umuntu usanzwe ari kuri kuru ku bantu bose kusa n'abahanzi se n'ubundi nge do umuhanzi fo wadukubitiramo akarongo se dutemo ahita mbatamo ncabura mwana wa mama ngubwira ibishobera amahanga ndabikubwira ugakabya gahanga vutamene iryo banga se nemeresha nkoremo ncaburesha nubwo abisi bakanuye singwe ariko iyo sikanuye nayo turayigarukaho tu ya yo Mr Light umeze gute wandi ni Mr Vibe papa ameze bye bamwita Mr Vibes cyangwa se Mr Light morameze bye nabankurikiye bajya bagira vibe nk'izanjye ndakubona umeze neza so bibona ni gutya papa uri umujene cyangwa uri umupapa iyo ngingo iyo tuyigezeho ndasimbuka kubera iki uzi impamvu ya mbere se akaba jene b'iyi minsi sinzi ibyo mwigize ngo nago mushaka kurongora kubera iki nta n'impamvu yo kurongora bro kubera iki impamvu ni imwe ya mbere ndahita nkubwira first of all icya mbere urajya gutereta umubebe agahita atangira kukubaza imodoka gute na satarayimugurira wowe umugurira imodoka uri kumutereta muri date noneho mutarana abana ubwo naba ari umugore azagusaba indege why mwamumvishe Mr Right ngo udatinga n'umubebe ngagahita gusaba imodoka kandi nawe ntayafite ikindi cya kabiri cyita gikurikiraho no kujya kudatinga umubebe agahita atangira kugukontorora ngo uhembwa ngaye konti yawe injiza ngaye ibyo bintu muri date ntabwo birimo tu ahubwo we muri no mitsi harimo akabazo papa nimba wenda wamaho iminota mike nkabanza ngavuga ko kabazo ngiye mpura nako nk'umujeni ko sindaba umupapa tubwire Mr Right tubwire ngiye nari ndi guteganya kuba umupapa mu minsi yashize ubwo no mu myaka nka 15 itambutse ubwo wavuga yuko ufite imyaka ingahe cyo gihe nyine nabansubiye mu bwana ubundi gusaza uravuze ngo wateganyaga gutamago nka nyuma y'imyaka 15 itambutse ubwo se ufite ingahe abo ngobo ko ndi gusaza nk'isekurusi ngo byagenze gute tubwire impamvu ngewe nyine nayo mbivuze gutyo nyine hari ukuntu ujya gutereta umubebe agahita amera nk'ugusubije inyuma nk'imyaka nka 20 tu icyo kintu wenda nimba turi bucyumvikaneho ndagisobanura gake mu minota mike uri buma ariko ugerageze kubyumva n'undi muntu dukurikiye abyumva tubwire fro ni yawe Mr Right fro okay ukuntu ibintu bimeze muri no minsi abakobwa ntabwo bari guha agaciro igitsina gabo nako igitsina gore impamvu ni ya mbere umukobwa uhora muri saro asuka inzara uhora utereka inzara aca bya bindi harya bacira mu rugo babyita gukira inzara bimwe bakuba bashyiraho n'utuntu tw'uturoso nyine mu bebe avuga ati ntegereje igisore kizava
ari kwishira ku myako ngo Dubai cyarakoze kandi uwo mujama ari gukorera famiye anakorera umuryango wazaza ariko umusista yarize aho kujya ashaka akazi ategereje amafaranga y'aba boss. Ikindi cya kabiri kiriho muri no minsi igitsina kobwa, ubwo ni igitsina gore, ariko buri abagore iyo tuvuze igitsina gore abarimo abubatse hakabamo n'abatarubaka. Gusa bubatse bo ndaba mbashyize kuri kote yabo, ariko abatarubaka bafite kote iri bad papa. kubera iki uzi impamvu ya mbere se umwana w'umusista arahura n'umupapa ufite imyaka 70, wo ufite imyaka 25 cyangwa ufite 30, agahita akubwira ati sheri ati ngiye kuri birthday yanjye nyine ya iPhone ya miliyoni 2 kandi ku mushahara uhembwa nta nubwo uhembwa 500 ku kwezi. Bivuze ngo ibyo biri muri bimwe biri gutuma mudashaka icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri muri no minsi nta gaciro igitsina gore kiri guha abagabo. kubera iki? Impamvu ya mbere umugabo ubu yabaye nk'inganzwa mu rugo, ntabo jye ubona bakubita abandi ki mu muhanda mu ruhame se kandi ari umugore. Kari akantu kugakora nkaho ugakoze aho wajya ni gutya nyine nawe urabyumva. Wenda mumbabarire nimba nkoresha imvugo zitari nziza za gutya, ariko tu muri no minsi hari ibibazo byinshi cyane. Wenda nawe uzajya ugenda ubibona gake aho ugenda uca, ariko nkanjye gushaka biri kure nko gukora ku kwezi. Ariko Mr. Right hari amakuru avuga yuko abajene muri kujya mu bikecuru byaba ari byo cyangwa ntago ari byo? Ahubwo se mukindangire kuko icyo gikecuru nanye nacyemera, kuko none nimba inkumi nari ngiye gutereta nk'umwana w'umugabo runaka hariya, nimba ngiye kumutereta umu baby ari mu myaka yanjye, wenda afite 26 afite 25, nanjye ni muri 26 25 cyane no muri 30 ariko ari guzana papa wanjye ufite 50. Kubera iki se harabura iki kugira ngo uhuze n'uwo mwari munganye imyaka ahubwo akaba ari kwigira mu bipapa? Uze ikintu kiri hose gusa uko nta mafaranga mufite se? Nese icyo nicyo kibazo cy'amafaranga ntabwo ari yo yubaka. Buriya hubaka urukundo. None biraterwa ikintu kiri kubitera cya mbere ngiye ndimo nakikubwiraho. Igitsina gore kiri ku isi kiri gukunda ikintu bita mani papa. Ese mwe ntayo mufite rero? Twebwe nese urakora mu kazi k'I5 hari igisaza gihembwa 500 kiri gufata wa mwana kikamukubita 200 kw'iryo joro bararanye. Wowe araza kugusura uri kumubwira ati ntegera, sibyo? Akakubwira ati ntegera, uramutegeye tu ntari akugezeho. Ngo ni se sheri ngo bo ngubo ngo urabona hari inshingano yo gutagomba gufata uri mu rukundo zo kwita ku muntu mutarabana. Ejo uzi impamvu se je ntabwo nakwita ku muntu mutarabana kuko ejo uzamwitaho bya bindi uri kumwitaho uri kumufatamo neza ajya kubimurikira abandi. Bivuze ngo nta cyizere gihari rero. Cyizere ubwo cyaboneka gute? Nta n'igihari, bamaze kukidukuramo. Bitewe n'iki? Duha urugero rwa mbere. Nkanjye ejo bundi naterese umukobwa haciyemo nk'amezi 5 nyitereta umubebi nyine ndabiseka mvuga gake kuko birasekeje biranababaje. Umubebi nyimutereta ntabwo namusabye kunsura, ahubwo we yarambwiye ati bivuze ngo umubebe yakwisabiye kugusura. We yarambwiye ati sheri icyo gihe nagize job ndanambuka njya ahantu gutya nyine si ngombwa ko kwatangaza mara nk'ibyumweru 2 ntaza ugiye muri Kongo tudahura. We nabyo bisa nabyo mara nk'ibyumweru 2 tudahura. Uwo munsi wo gutaha ngarutse nyine kwa kundi ubu umeze neza utuje, musista yarampamagara arambwira ati sheri tari kuziko ngewe nawe tutaramenyana hari umuntu wansukishaga wanguriraga n'inkoko wanyitagaho. Nanjye ndamubaza ati none se ubuko yakwitagaho ubura cyabirya cyane nge nawe turi kumwe, nese ko yakwitayeho wamwituye iki? Ngo ntacyo mani ngo kari akajama ka fake n'ubundi ngo karako kwirira ibiceri. Mpita numva ko nanjye yakote yo kuri nyine gushaka kurya ibiceri nkako kajama ka fake bijyama, kandi nge ndi bad man papa. The bad man kabisa, bad genge bad. Bivuze ngo gahunda ihari rero nuko aba baby barimo kubarya bari kurya ibiceri bisaza nayo mukarya ibiceri by'ibikecuru nibyo? Oya ngewe nkanjye ntabwo ndahura n'icyo gikecuru gusa nacyo wenda bivuze ngo uragishaka nk'uwo mukate, ahubwo se n'akanimero nagataho icyumva mugabo yarakigiriye nabi kizaze ngihoza amarira bagiteye. Bivuze ngo badman arashaka gukora revenge. Oya na revenge wayikora papa, nese ko ibisaza biri gukora revenge mu twana duto. Urumva se byabababaje man? Ndi no kwishaza rya danja. Hari baby wigeze kukurya?
yarandiye bro yarandiye none agenda abwira abajama banye ngo usika kajama badman ngo narakariye fo none ngiye yavugaga kundya nkajyana itwatuntu nyine abajeni twita uduturu nyine ariko hari amakuru hari yuko ngo wari ufite akabari mu beba kakari iyo bivuzeho mpita numva nserereye umutwe kayitunani bivuze ngo nibyo oya nibyo ntabwo beshe tu abantu gutya wenda bashaka kumbona bakambona mwaka gakota ariko hari igihe nigeze no kwambara amakositimu nk'abapapa ako kabari naye ngo wari warakibye umukecuru ntabwo nakibye umukecuru ahubwo ngewe nubwo ari umukecuru ko buri ugize n'amahirwe umukecuru akagushingira imbari gahomba yanakurogesha kuko abagukunda uri umukecuru ashaka guha imifungo y'abagukunda si nkaho umukobwa we waha imifungo nk'umujama yifitiye abandi bajama ukamukubita imifungo yo kujya gusuka akamara kwigira neza yasaro ya misatsi ya mbere ugomba kuyijagaraza akaba atari wowe ikajagarazwa n'undi mujene none se badi urabona ari iki gitera abakecuru kuba bakwikundira turiya dusore ikintu kibibatera biriya bisaza bijya mu bakobwa bikaza byananiwe ikindi cya kabiri nimba yagiye isafari bivuze ngo muragurana oya ntabwo ari ukugurana kuko hari hagiyemo kugurana n'ubwumvikane bwabonekamo ariko noneho ubwumvikane ntiburi kuboneka wenda uwo mukecuru wahuje n'uwo musore hari igihe bo bumvikana bakanahuza bakaba inshuti ariko cya gisaza kirabona aka kana kikajya kikavuga ati mva ngwino hano mwana wanjye uzi ko ungana nk'akuzukuru kanjye ariko kikabwira ati reba niyi ndashaka nkumbuye massage ariko wa mukecuru ntabwo ibyo bintu yaza bikubwira papa icyo gisaza kiza kimubwira ati bumvuye isafari paritse hano wenda n'urugero nimba paritse Majerwa ati nangiye kurara wenda Gikondo ndavuga Gikondo ejo nzazikoza Rusizi nzava Rusizi ejo ngaruke nyine ukuntu ibintu bimeze ni nka muvitu bivuze ngo kuba abameri bajya mu dusore biterwa n'abagabo babo ntabwo umumama wagaburiye neza n'umumama wahaye keya nziza yewe ndemeranya kote y'abamama kuko nanjye mubonye umugabo yamufushije ubusa nta umutima we nawomora ntabwo natuma babara kandi ndi umugabo n'uwo ari umugabo ahubwo ikintu mvuga ni kimwe bariya bamama tujye tubarenganura ntitukabarenganye ahubwo bariya abasaza wasize umugore akajya muri bariya bana fipize ahubwo ari we tutarenganye umumama nushaka umushyize ku ruhande bivuze ngo abamama bararenganwa kuba bijyamo biterwa n'abagabo ba depression oya bafite depression umugabo aragenda agakubita isafari y'ukwezi ataragaruka yanaza mwuko kwezi umugore aramukumbuye papa nkuko nawe umugore wawe utamusiga ngo genda ugaruka kuvuga ati shenda gukumbuye mbwiye ngo unaniwe ute warurihe waruri mu biki kuba unaniwe nyine ibyo wamushakagaho wabihaza hari uwabiguhaye bivuze ngo nicyo gituma n'abameri bagenda bakajya kubashaka bagashaka ba badman oya njye nta uraboneka ariko akiboneka nanjye nyine tu yumve ngo akiboneka ibyamubaho nyine yahita avuga ati nahuye n'indege igenda akayijugura bani bivuze ngo ubu ngubu waba umufubozi cyangwa n'ubundi uri oya ntabwo ndi wari ko binabaye ngombwa leta imaye n'inzu nayishyira hariya ngashyiraho n'icyapa ahubwo bakajya baza nkabereka ukuntu akazi gakorwa papa wanjye ugapfubura ntanamupfubura ariko buriya the badman yavuze ngo ntanapfubura ntanamupfubura buriya yagize n'ikimabuja nk'ubu ngubu nkanya mfite kategori nta kazi ifite ufitiye kategori cyangwa ufitiye gupfubura oya nayo ariko nayongeraho kuri lisansi mfite oya mfite kategori itari ya danje ariko nyine ubushobozi bwagiye bubura bitewe nuko nyine nta kibazo bivuge kuko hari abantu benshi badukurikiye bashobora kuguha akazi oya mfite kategori ya moto ariko nari fan urumva si moto y'abagenzi nari fan y'umuzigo nk'ikimabuja cyo cyaba gifite n'akazi gifite nk'umuntu waginaniye mu kazi nyine nawe urabyumva wajya ugitwarira nk'akamoto nawe nkamutwara mani oya ntabwo we namutwarira nk'ibyo bipeti by'iyo bigiye ku mashike ukabitwara muri rifani none se si wabipakira nyine bakicaramo kabatwara icyambere ni uko baba batwaye ahantu hari isuku bakava muri iyo rifani nta kibazo bari bugire ariko nyine wenda tugarutse ku kibazo cy'abakobwa ese badman tutarakomeza wavuga nk'iki ku bapfubuzi buriya abantu bapfubura ubu bumva ari byiza bumva ari akazi gashobora kugutunga nawe uramutse agiyemo none umwana w'umufubuzi ko baba mu nzu ntabasha kwigondera nawe gutyo uri hano utakwishyura ni gute twavuga ngo uwo mufubuzi afite akazi kabi bivuze ngo nawe wakagwa wagakora ahubwo se hari umuntu uzi wandangira nka kubite links ngaho se ariko uragura none se ubwo baho mabusha yabanyitaho nka sinkwiteho ahubwo gira vuba ure gutinda reka da
muri no minsi naranababaye kugira wumve ubu ngubu kugira nshake n'umukobwa mbonye n'ikimabuja niyo cyaba cyaratandukanye n'umugabo wacyo bafitanye n'abana niyo haba ari mu nduta akemera tugahuza icyo gihe ntabwo naba nabaye umugabo wa nyina ngo ansuzugure kandi tungana. Ese ubwo ufite sheri? Sheri wanjye mani nimba nahara anamunda oya nta sheri ngira nta mukunzi mfite ngemeze gutya sindi na singo kuko ntabwo nabura akana kaba kambeshya ko kankunda nawe ukabeshya. Oya njye ntabwo nakabeshya mba mbizi ko kambeshya ko ngeho kujya mubeshye buriya hari ibintu tutayatumenye bivuze ngo uri nyamurya abana. Oya aho ngaho sindahagera buriya abanyamurya abana n'ibiriya bisaza ariko biriya bipapa biba bifite imyaka nk'iki. Mbese niba abanyamurya abana ari biriya bisaza bari abamama bo twabita ngo iki? Banyabarya dusoresha mwamumvishe the bad man, the baddest, the bad one, Mr. Light. Ako kaboro ubundi Mr. Right. Abanyarubavu bose aho bari. Ako burani twaboneraho kabanza gasuza abanyarubavu. Aha. Abasheni banje bari kuri gase. Abasheni banje bari kuri gase Rubavu ndabasuhuje, Tamutamu ndabasuhuje, Iyerika ndabasuhuje n'abafiye banje bose. Bicuti zanjye. None hari n'undi mujeni. No mwana mwiza. Akoje ejo bundi umufubozi. Oya. We ntabwo aragera ku urwo rwego. Akora iki? Uwo mujeni aracuruza ifitiye imbaritu. No mupapa mwiza ndamusuhuje. Hakimama afite sapfubura. Oya afite umugore wiwe bamwita muvuge ku izina nari. Oya ntabwo ari ngombwa reke muvumbe ho kumuvuga. Ahari ariyumva yuko wamusuhuje. Aho ari reke muvuge neza ariyumva ariko navuga umwana papa Rami ndamusuhuje. Nabandi barara se birubavu wasuhuza? Oya uvuza barara si sawa. Okay abandi bajeni. Abajeni banje ba Gitoko ndabasuhuje. Harakajeni kanje kari mu bice bya gutya bya za Kigali. Kajeni kamafuti. Aya ntabwo ari akamafuta abwo naka badman gatoya kuko nge ndi badman mukuru ko ne gatoya. Ubwo se wamwigishije? Oya ahubwo we yasanze abo nigishije. Okay. Ariko nanone hari abantu bakumva badman bakajyana umuntu mubi wenda ariko nyine ni izina ntabwo kandi izina n'ibitendo by'umuntu biba bihuye ahubwo nuko abantu wenda baba bafite ukuntu kote bagufatamo. Nge ndi badman ku giti cyanjye myself. Uri badman mu biki? Mu biki? Mu bintu nge ndi badman mu bintu by'ubushoferi ko nibyo nkunda. Kandi mba numva ko na full general yo mu butwazi igomba kuzajya hano. Okay none badman urakoze cyane dusoza ni nk'iyi nama wagira urubyiruko cyangwa se abo bakobwa bigira mu bisaza nabo bameri bajya mu dusore ni nk'iye nama abameri mujya mu dusore mukomerezeho kuko turiya dusore dufite umugongo ukiri muzima kandi ikindi tubeseriye kuko ndi kubaha inama kandi nzima ariko menye utumvisha ikibazo neza kwakubaje ngo nihe nama wagira bari abameri bajya mu dusore na ziriya nkumi zijya mu bisaza. Inama nagira reka mbere kuri turiya dukumi turiya dusista twacu bashiki bacu bari kudusebya man uzi ikintu cya mbere ase abasebya gute ko bajya gushaka ibyo mutabahaye ibihese ese yaraje murabishakana murabibura cyangwa we yabyifuje uzi ibintu bita ngo yihuse ese wari wasukisha umukobwa nta nuwo ndagurira amayinite kujya abanemeraho kujya musukisha ndisese urumva atafite impamvu yo kujya kureba oya none se kiriya kivi yagiye kureba erega dore kibazo ko birabiviye birabasukisha banzo nyumve neza ikintu nge ndi kuvuga kiriya kiviye kiba gifite ibintu byinshi neka mvuge n'imyako n'imikoshi nk'ejo bundi sinzi ahantu higeze umukobwa yigeze gusambana n'umuntu bucya yashaje yabaye umukecuru sinzi ari mu kihe gihugu ariko byabayeho ni story ariko ntabwo ari story kuko ngiye no ku makuru narabibonye umuntu arasaza bagenzi bakayaho ngo uyu mukobwa nta na 30 afite akagaragara nk'umukobwa nk'umukecuru wa 60. Komeza bagira inama uzi icyo kintu nahita mbagiraho aba bakobwa bafite ubushyuhe bw'abasaza kubera amafaranga ntabwo ari uko abasore twahoze ibyo tuba ahubwo bashaka iki ibya mirenge tudafite bemeye gutuza buri kintu cyose uragikora kandi iyo muhuje muri babiri nta kibananira niyo mpamvu bavuze ngo ababiri bishe umwe uzi impamvu bamuhitanye se nuko bari babiri nyine n'urugo rwanjye n'umusheri wanjye wenda ejo n'ejo bundi wanyumva cyangwa wanambona aho yambonera hose cyabyo yakumva navuze byo ntabwo nzakundana n'umukobwa muri iki gihe mu gihe nyizi neza ko gahunda ihari
ari hitandirane. Hitandirane ni ukuvuga kubita wirukanye. gukubita gute? Kuri ka. Bivuze ngo umuntu mukundana hitandirane. None se reka nkubwize ukuri Garafre. Tunavugisha kuri dusasa inzobe nubwo turi ibikara ariko ntari. Kuko reka dusasa ibikara. Reka dusasa none uvuge igikara baragira ngo dusasa inzobe ntaribi. Nubwo uri igikara. Wowe ntabwo uri igikara ariko ntaribi. Dusasa. Ngende black ntabwo ndi igikara. Uri black ngaho mbwira black mu Kinyarwanda. T-shirt nambaye. Oya yimbwire mu Kinyarwanda. None se ubwo icyo ni ikinya uvuze t-shirt ngeca mu Kinyarwanda black ni iki? Ntacyo dukomeze. Okay, sawa. Inama nandi kugira abashiki bacu ni imwe tu. Tujye tunabwizanya ukuri. Bagomeze bajye mu bisaza bakorere menshi. Oya. Bo barafashe reka tuvuge bigize intarekazi zishaje. Zishaka nakosa bafite. Ikosa rirahari papa. Irihe? Uzi ikibazo se? Tubwira kuntu bigize intare zishaje. Bigize intarekazi zishaje. Impamvu bazigize bashatse no kujya mu ishyamba ry'iki ritari inzitane bahite birukanka barahura ikintu kirimo kandi batazi ukuntu cyagezemo. Bagomba gufata iki umurongo numwe. Nk'urubyiruko ntabwo navuga ngo hano isi yose abantu tubona badashaka ari abasore ari urubyiruko impamvu biba bitera nta wamenya. Nje nkanjye ku giti cyanjye bitewe na datinze abakobwa benshi. Ndanakuze nshaka no kuba nakubaka tunkashaka umuryango. Ariko nkatwe noneho nk'abasore ubusanga nta nakazi ufite ari ukuntu ujya gutereta umwana papa watwara karifani nta nubwo atwara imodoka. Bagahita kuvuga ati petit mukobwa wanjye tiguto uzajya gukundana n'umwana utari uwo kwa ngofero ndi uwo kwa ngofero. Uri kumva icyo kintu? Ngo gute wajya gukundana n'umwana utari uwo kwa ngofero ndi uwo kwa ngofero? Yego ndabyumva mu rugo turakena. Iwabo barakize wenda. Si banakize cyane ariko bibeshejeho. Ariko wenda natwe wacu ntidusaba iki? Nituri urugo rusaba umunyu. Icyo kintu uwo mukobwa ntari bukirebeho. Arajya kuri wa mwana wo kwande wenda wo mubakire. Umwana agenda kuri benzi yiwe. Uwo mwana iyo benzi ni se wayimuguriye. Nta nubwo ari we wayiguriye. Uwo mubeba akimubona arabona ko umwana afite iki? Afite amafaranga. Ararya papa we yamuhaye. Tandukanya nanjye urya. Ari uko ntashye saa 11 ubwo saa 6 sinzi ukuntu bimeze. Rero urumva ngiye kubyanjye ngiye impamvu mita mbiberaho n'ingona nkaba na badman koko kubyanjye impamvu ni ya mbere niyi. Ntabwo nzihiringa ibihumbi byanjye 10 ku munsi nziko guhera mu gitondo narindi mwaya mu gitondo kujyana nimugoroba. Bivuze ngo n'umubebe ntiwamutegera akamoto kamujyana he kubitaro. Oye wanje ntabwo ari muri bagiro. Bivuze ngo nta bakobwa bajya bagusura se? Ubunso yagomba kwitegera. Ako baragusura. Ntabwo mbizi. Kuko muri no bisi nawo ndi kubona ashize imyaka myinshi. Gurakenye rero. Gukena ni byiza. Kuko bimpesheje n'amahoro. Kuko impamvu ni nkundana n'uriya mukobwa wamenyereye bimwe bya mirenge nge ntabimuha. Ntabwo azaba nkunda. Ikintu bita urukundo rwa fake uraruzi se. Wa muntu ukubwanda gukunda wajye umubwa sheri aro ndagukunda. 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 Uri gusinzira? Oya. Ufite ibitotsi? Oya. Bimeze bite? Ndananiwe. Ukimukupa amasegonda 2. Uzi nimero ahitamagara se? Daddy hi. How are you? Ari good. Ibyo bintu urumva ako kantu kahaye kanera na yamura yo kuba namuhereza cya kintu kuko azi ko ndakennye. Ntabwo yabivuga. Ariko arahamagara umuntu ari kwita daddy nka papa we. Ari sugar dad ari we sheri we. N'izundi uwo mukobwa ngiye nzamukunda muhibiki bizarenga wa musaza umaze imyaka 50 akora nge nkaba maze umwaka umwe nangiye akazi. Ngo muri make inama bagire ni yihe? Inama ngengereye uri kuvuga abakobwa n'abahungu ariko bagenzi banje. Basore banje igishugamame kizakwemera uzabikore mu ibanga nyine uzagikubitire mu ibanga ukubite kuri kaneza kigufasha ubuzima bwo muri no sidore buranagoranye. Ariko nawe wa mukobwa we wenda igishugamame ibishugamame byo bishobora no kukwangiza ariko ngo bitanga amafaranga. Ahubwo se mana yanjye kuki bitaboneka ariko ubu ntabwo mundeba mani ko ndi igikwerere mwa bantu. Kuki bidatanga amafaranga ngo mbibone ibyo nabuze mite mbibona ahubwo none abo bakobwa nanjye bajye banzaho mite majyanga. Muri make ubwo urundi rubyiruko nkarwo rugira inama yuko bashaka bashugamana. Ntabwo nabagira inama gushaka bashugamame ahubwo ho kujya babe bashatse
baba barekeye aho. Impamvu nimwe bareke gushaka, oya baba batuje, babanze bakore ibyabo bakobwa bakeneye, bakorera ibiceri, bakorera imifungo. Mbere yo gutereta babanze bakorera amafaranga. Kugira ngo ugerega mu rukundo nta mafaranga ufite. Niyo mpamvu umukobwa ahita akubwira ati umusore udafite amafaranga. Niyo mpamvu ahita akubwira ati umusore udafite amafaranga ni umuhungu wa nyina. Koko se nibyo? Uzi impamvu se? Umuhungu udafite amafaranga ni umuhungu wa nyina. Noneho nkibaza umukobwa udafite amafaranga we ni umukobwa wande wase wa nyina. No wase. Umukobwa impamvu baduha inshingano tukahita tunanga kubatereta. Iyo ushatse umugore, inshingano za mbere nk'umugabo ni ukwita ku rugo, umuryango ukawufata neza. Ariko si uwo muntu utangiye kurya ibintu bizatunga umuryango neza akabirya mutara nta na date. Nuko wamubwiye ngo sheri ujye umenya ko none se baditereta umukobwa arimo. Nudashobora kumuha ibintu mugiteretana uzashobora kubimuha yarageze mu rugo. Hanyuma ngewe impamvu nimwe kubimuha ari mu rugo mba mureba nyine tu ko ari iwanjye ari uwanjye, niyo yajya ku ruhande nkaba nzi ko ari butahe nkamusanga mu rugo. Ariko kubiguha nzi ko urataha kwa so cyangwa utahe muri ghetto. Nyuma y'iyo ghetto, nyuma y'ayo masaha uvuye iwanjye ntabwo nzi ngo ninde. Ariko ngo hari n'ukuntu mu bahamatike ngo baze kubasura ntibaze. Byambayeho ariko rimwe tu. Byagenze gute? Nka 2018. Restaurant. Kera 2018 guteza. Nakundanye n'agasista. Ariko ko ntari bitu kuba karayiriye nta bidanje. Kuko nubundi ko nawe wari usanzwe ukarya. Oya kamaye vibe ntabwo. Vibe zigute? Vibe se. Uwo mu baby yamaye vibe man izo muri bed wakiye. Yakoreye ibintu byiza. Ariko nyuma byahwaniyemo. Oya ntari ntabwo yari menshi bro. Ntabwo yari menshi ko agatike kava KGL kikoza za Muhanga icyo gihe za 2018 yarangaye se. Yari make. Ariko nari nk'agacumi. Aya gacumi se. Nkamutegera prive se naba naramubyaye. Reka. Prive mani nitukihendeshe ko umwana uramutegera prive agere mu rugo gusaba icyo kunywa gusaba icyo kurya. Ewana. Niyo nyamubu ufasheho ntabwo ari bukateho agashitunga gusigiraho nubyuka wongera ushuneho nkuko wagura. Bivuze ngo araje akuzana inyama. Yanyuze kuri busheri. Yanyuze kuri busheri man. Hari inyama idapima n'inusu kandi na ibyo bisaza bizagwamo. Bayicuruza he? Bayicuruza he se? Ubu barahaciye. Barahaciye. Ubu ngo basigaye bavuga ko bitemewe kuhavuga no kuhacuruza. Babitaga indangamirwa ubundi abafite ziriya nyama. Bivuze ngo umuntu warusha gusura ari indangamirwa. None se ubwo ngubwo nimba ari kunyaka amafaranga kumuhonga mbere yuko duhura kandi turi gukundana abataniye n'indangamirwa. Bivuze ngo umubebi wese ujya gusura umutipe muri ghetto aba ari indangamirwa. Oya. Gusura biratandukanye. Hari ukugusura yabanje kugukonsoma mbere yuko muhura. Hari no kugusura we yanizanye nk'umuntu ugukunda. Erega umuntu ugukunda ntabwo yirirwa kugora. Ariko utagukunda buriya sheri buriya nugira umukobwa. Bivuze ngo umuntu wese utegeye aje kugusura ntago abagukunda. Umuntu ntegeye umubebi wese utegeye aje kugusura ntago abagukunda. Nje ntabwo namutegera. Kubera iki? Impamvu ni ntabwo namutegera. Ko ndamutegera arava mu rugo kuko mba namuhaye na ruturo arava mu rugo akatira ahandi. Ntabwo namutegera ahubwo we mu gihe yumva ashaka kunsura yakwitegera. Ko bikaze. Biracyakaze. Ushobora kubura imfumva. Biracyakaze. Biracyakaze. Badman ati biracyakaze. Mwamumvishe rero Mr Right aka Badman buryo twaganiraga kuntu ngo abakobwa harya babaye ingona kazi bigize intare zishaje bashatse kurya ibintu bitari bundi bashaka ibintu bita mu kinyarwanda cyiza umwana uriye ibiryo bidahiye babyita iki? Imituri. Nibyo ra? Ni imituri. Si imituri? Aha bari abakobwa bashatse guturumbuza ibintu bitarera. Naho abasore bo ntabwo bajya guturumbuza ahubwo bo babazanira ibyezi. Bo barya ibyezi. Barya ibyezi. So mwamumvishe rero Badman ku mpaka zitari zoroshye yarari hatubwira ku bakobwa ndetse n'abahungu ababebe ngo hari ukuntu bigira mu bisaza. Bara basore nabo bakajya mu bakecuru. Simbizi muraza kuduhereza comment cyangwa se commentaire Badman. Yes. Tugeze ku musozo. Ngo bwira abantu bakore subscribe kuri Home News TV. Home News TV. Abantu mukurikiye iki kiganiro biracyakome muri ubu muracyari arya mu gaseke. Mu ntangiriro. Biracyari oya ni mu gaseke ntabwo karapfunduka.
ibi muri kubona ni imirabyo, inkuba ntizirakubita kwera. Umunsi inkuba zakubise ibirenze ibi bizaboneka. So share, comment, subscribe, niko babivuga. Imba mbivuze namwe ihangane, indimi z'amahanga ziragorana, ariko gusa nyine tu abantu mukurikiye Home News TV mukore subscribe. Cyabusengeye kuba nk'ababaho nibyo ngibyo man, nibyo mukore comment, share kandi comment section kw'ibyo ibintu turimo. Ese icyo kiganiro ubundi mwebwe nkamwe mugikurikiye, cyane cyane ku rubyiruko, ariko muri generation yanjye, umuntu ufite imyaka 30, 27, 25 kumanura hasi, guhera kuri veno zamuka.